Ah, okay, turagarutse nanone kuri Clever Baby Music. Tujyana rero kuganira nyine bisanzwe ubuzima busanzwe nyine ku bintu biba life sanzwe nyine ikintu mbere ko dutangira ikintu nababyira ni ukuri mudufashe mukore subscribe kuri iyi channel mujye muna commentinga mutuzire ibintu mushaka tukabakorera bizamugize neza. Rero tugiye gutangira na sister bange tuyibyire natangire kuri njyewe izina bange tawita Tesi yitwa Gatuzo Solange cyangwa se Soso. Gutegwa nuko byumva rero tugiye kuganira ku buzima busanzwe tubaze nk'itozo nyine turi aho ngaho twatangira ikibazo. Okay, njye mfite ikibazo kiragira giti ufite boyfriend? Ndamufite. Okay, nawe ufite ikibazo wabaza mugenzi wawe kuko ni kubaza uretse uramufite kuko wowe uramufite yenda singo nashira mfite none se ku myaka yawe kandi konzi kuri mu buri kuko utafite boyfriend kandi nzi ko abo mungana bafite aba boyfriend kuba bafite ntabwo nabigana ngo nkore ikintu kitanshimishije kandi ndashaka kuri njye nyine mbapona aracyari umwana ndacyari muto nabishatse namugira ariko nuko nabishaka ariko nenda kushaka vuba tu nose ni iki kigaragaza ko uri umwana mbese wajya avuze ufite boyfriend hanze nkubaze ufite boyfriend wamara imyaka ingahe? Imyaka ibiri. Okay, none se wamara imyaka ibiri mwari mwahura cyangwa nyine ni wa aba nk'iyo nawe ukabina oya ntabwo wagera boyfriend ngo muri guhura of course turahura ko ntabwo tubahisha ibanga oya burya ntabwo ari ngombwa ngo wenda ngo nkore ikintu manze mbabwire rero kumva ibyo byanjye nyine mbikura ku giti cye ntabwo ari ngombwa ngo nimba ngiye kumureba ngo mbabwire ngo ngiye kuri umukunzi wanjye. Okay, njye kanze mubaze ikibazo. Okay, ikibazo ngiye kubaza mwembi kiragira kiti mwebwe niki mutekereza ku bantu bakundana for fun nyine bakavuga okay yagudde no muntu dukundane ba nyine nta gahunda mufiteho just for fun ngiye kugenda mukoreshe this and this ibintu birangira ndikomereze nyine atamukunda ariko nyine akavuga let me go tell her that I love her nuko nyine nibirangira udane nyine idashaka kabibona yarangiza akagenda abo bantu batekereza iki? Okay, ngiye uko mbatekerezaho hari igihe nk'umukobwa akunda umuhungu amutegereje amafaranga naho umuhungu we nyine uravuga ku ruhande rw'umukobwa ukunda umuhungu amutegereje amafaranga cyangwa ibindi n'umuhungu ukunda umukobwa ashaka ibintu nyine reka mpere ku umukobwa yagiye akunda umuhungu wenda amushaka amafaranga cyane n'ubutunzi bwe noneho nyine yamara kumurya amafaranga yamushiraho agatavuga ati I'm done with you bigahita birangira. Katana n'umuhungu yagiye n'umuhungu aza akavuga ati ngo ndagukunda nyine nawe ari kumubeshya bino bya for fun nawe wenda nawe hari ibyo mushaka tuzabashaka tubabaze impamvu bagenda bakabishobora n'abandi ngo arabakunda atakunda rero n'uwo muhungu yamara ko ibyo mushakaho agatavuga ati ibyo nawe nyine birangiriraho. None wababyira iki buriya? Okay, njyewe uko nababwira ko nyine ibyo bintu babireka ni ingeso mbi na nabi kuko nyine hari igihe nyine iyo bigenze nk'uko nguko ntabwo aba byiza kandi nta naho byabageza ibyo bwenge. Okay, wowe ubitekereza iki? Wowe urabwira abakobwa n'abahungu ko barahari kamzira abahungu bashaka gukoresha abakobwa bakabayuzingisha kuva ko yambwira igikoresho cyiwe ariko atamukunda akaba ku ruhande ari wakunda nundi wonyine wo kumukinisha I beg mujye mukunda abantu bavuye ku mutima ntukajye uvuga ikintu utagishize ku mutima nyine utamukunze. Abakobwa nabyo nababwira ni ingeso mbi mukajye mushurashura mukunda amafaranga mukunda ubutunzi niba ushaka ikintu kura amaboko mu mufuka ugenda ukore I beg namwe nk'abasore mwe by'imyihangana mukunda abantu bavuye ku rutunya niyo mpamvu ndi single da kuko ntabwo muri gihe kubona umuhungu uri sereni danje baraza kukubesha n'abakobwa nabo ni danje mbese we twashwe nk'uko usanga bivuze nko kuba single ni byiza kuko tena ngarukiye abakobwa muri iki gihe kubona umuhungu gukunda uri wenyine biba bigoye kuko hari igihe nk'umuhungu aza akavuga ati ngaragukunda hari ibyo gushaka wenda yifite n'undi ku ruhande ariko okay yego birashoboka ariko hari n'abo bari seriye ugasanga tujya turi kwigira amadolari njye kuvuga aho ndi kubavugira hari abahungu baba bari seriye nuko nyine abakobwa bakigira amadolari okay kambaza
kamubaza ikindi kibazo wakundana n'umuhungu uri broke nyine agukunda ariko ari broke nta mafaranga agira wamwakundana twakunda kuko urukundo buryo ntabwo ari amafaranga no mwabana nako mwagiringa married twabana nuko mugatungishwa n'iki buriya erega mbabwe urukundo si amafaranga kandi ariko urukundo ntabwo nta mafaranga ntabwo waruca right ye ntabwo ryo nose umva mubwire iyo wakunze umuntu uba wamukunze n'umutima wawe wose ntabwo wavuga ati ngo uramukunze umuntu afite amafaranga cyangwa ntafite kuko yaba akoze kose mwabana ntabwo mwabura uri kuba serious se nose bakora abandi buke nawe wowe ndumva njye twabana ariko nyine ikibazo ntabwo ariko twabana ubu yavugisha ukuri ke kuvugisha ukuri wiretse ngiye kavugisha ukuri kanze ngiye mvugisha ukuri ari broke ariko like ankunda dukundana twabyiga kuko nyine njye nashakisha uburyo nkamushakira nk'akazi agakora kuko ntabwo bishoboka ko twabona nta nicuma afite mu mufuka ntabwo byashoboka twabakora nyine amaboko mu mufuka mugakora hari igihe nyine wenda aba ari broke atari washatse kaba broke none se okay wowe babona n'umuhungu uri broke wowe ufite amafaranga menshi niba ukamutunga ukamwambika ukamugurira imyenda kweka ntamutunga se vugisha ukuri nyine kweka ntamutunga none yamutunga ntabwira akamenyera nawe yagura amaboko mu mufuka akadakora burya no mu bisanzwe iyo musanzwe y'umugabo nta mafaranga afite umugore afite nyine ukumva umugore niwo ubwira urugo inde umugore cyangwa umugore y'umwe muri abo umwe afite amafaranga atunga urugo ntabwo wazategeza ngo umugabo uzatunga urugo gusa kandi nta n'amafaranga afite ntabwo waba ufite amafaranga uvuga ngo nsanga umugabo wanjye kuko urangiza nkishyira ku oya nyine twe turi kuvuga iby'iki gihe ntabwo turi kuvuga ibya kera mu wese bikamutira iby'iki gihe byo turi kuvuga kubera ibintu tuba turi kuvuga nibyo hari abantu bavuga ntabwo nakundana n'uyu muntu because he's broke, he don't have money, this and this and this. None ibyo bibaho turabizi. No se bigenze nko kuvuga ngo ntabwo nta mafaranga afite. None yafite ni wabwa tubwiye no se waramukunze waramukunze amafaranga afite. Uvuze gutyo akayagira ukavuga ntabwo nakundana n'amafaranga afite. Arayagira yamara gushira ukamwanga. Rero amafaranga urukundo ntabwo rugendera ku mafaranga mukunda n'umutima wawe. N'ikibazo hari igihe wanga kumukunda none yamara kugira amafaranga nawe akaza kuvuga ati ngwanze kumunda nta mafaranga none unyagize nugiye kunkunda sibyo rata no uko yameze kose agukunda nawe ugomba kumukunda nawe mfite ikibazo kate bavuze ko nta mukunzi ufite ubwira ex ushatse kuvuga iki ex umukunzi wo mwakunda mbese ufite abakunzi benshi kangushemo imiyaga mfite abakunzi baba mama abakunzi b'inshuti zanjye abakunzi nawe muri abakunzi banjye ariko arakubajije ex ufite boyfriend mwakundanye murashwana yego ndabifite twarashwanye ariko twashwanye nawe none ari kukureba gira ikintu cy'umubwira kuri kamera kubera ko wanyanze none se ubundi yakwanze byagenze gute byagenze tumwinagura mutandukanye none se sikamutera abantu bapfa byinshi ariko ngenda mubaza impamvu ndashaka kumvira impamvu wanyanze ubundi natsinda nakundaga ariko nusabye gusa ntapfuye kukwanga gusa biraho nusubuye bityo by'abantu bapfa okay nshobora kundana n'umuntu akanyanga ku mpamvu ziwe nanjye twakundana nkanga ku mpamvu zanjye yaguteye agapapa byihanganire wowe uramufite ex ngenda mufite mwapfuye iki byari byagenze utegeze umbwira ko nafite boyfriend wowe utabimbwira ntabyo wambajije nanjye ntabyo wambajije nakwajije ibi ngambye rero mufite cyane ego ndamufite atuye atuye hano nako atuye muri Buffalo ngeze bwe ngatuye mu Rwanda wapi no adakurikirana Clever Rave Music cyangwa na arutiki kwa yiza ariko ndaza kumusharingira bigira ikintu mubyira ko nakubwira mba ngubyira ntabwo ari byiza sibyo twapfira ntabwo ari twakwiye gupfa yapfa ibintu by'abana oya ntabwo ari twapfa ibintu by'abakuru niyo mpamvu igihe ikintu mubyira nyine ko nakubwira ntabwo ari byiza wisubireho dore agiye no kurira ngiye no kurira buriyaguze musi sura karama imyaka ingahe Nana 16 murakoze ariko nyine abantu bazi ko afite 18 none se kubera kubesha mufite 18 kandi ufite 16 ayiwe shamunza mbesha urambeshe bwa ari wowe okay hari cyo tutenari mfite ndi kuvugira abantu ni ibibazo nyine abantu badabibaza utekereza iki ku bantu babesha imyaka yabo akavuga iyo badafite
n'abantu bashe imyaka yabo. Okay, ngiye uko mbitekereza nyine hari igihe umuntu aba ari umwana agashaka kwisimbuza nyine akisha kuri level atabashije kuba ariho. Rero ngiye ko nababwira no bagomba kuba proud y'imyaka yabo. Ufite bangahe? Njyewe mfite 21. Okay, by proud ya proud y'imyaka yanjye kuko ntago navuga ati ndi mutoya ntago nenda gusura mu ndama ngo nubwo ingaruka duruhinje. Okay, kwangubaza ku myaka 20 ufite ese kwigiza biki ufite intego mbese ufite mugambi. Okay, ngiye intego mfite niyo gukora ngakora amaboko mu mufuka nkiteza mbese muri make nkiteza imbere ngashaka ejo heza hazaza. Ndo mufite nabise none se babaza ufite impano mu buzima bwawe. Niyo kuririmba kubyina guceza kubyina imbyino nyarwanda guseka. Ufite impano yo kuririmba umukangaza kuduha ufite impano yo guseka ufite impano yo kubyina ufite impano yo kuririmba. Okay, so kuba twagiye ngo bafite impano yo kuririmba. Okay, bajya kutubwira nk'akarimbo nka kamwe baziranye bamaze mukaturirimba muratubwira ngo indirimbo gace kamwe nabi. Okay, ngena soranje yego. Okay, tubiye baza tubiye ndaririmba mvuga ni Yesu akanwa kanjye ni kakurate kubw'ibitagazo unkorera birenze urugero. Nzakuririmba nguvuge hose isi yose mazikumenye abana bawe tuguhimbari z'ibyo ukora. Nzakuririmba nguvuge hose isi yose mazikurere ng'abana bawe tuguhimbari z'ibyo ukora. Wow, uzikwari ibyo none se mwazanye muri studio ko mva muzi kuririmba. Kuba ufite impano yo kuririmba si bivuga ko ajya muri studio kandi n'ibya studio agomba gushaka umwanya wa bitewe n'ibyo nabwiye. Nose ko kunsubiza imana nimwe wabanje neza ko ariko burya umuntu avuga ati n'ubyo mubajije yafite impano nyinshi cyane nyine umuntu unoza yo guseka kuririmba kurapa shaka twumve. None se ko nshimye ubumuga na muntu ugutuza kuririmba ko nzi ko brother wa nyine ari umuhanzi wazamuka akagutuza. Ntabwo mukeneye ndabizi kuzabireba nyine ufite kubivugana kanjyana muri studio nyine. Okay, niba wumva ko no bya studio nanjye ngende uko menza ko kanze babaza ikibazo ngo ujye muri studio fatanye kuza tunanga ayiwe naje dukwesha ntanga undanye ndacyari muto wowe. Okay, gukunda be honest gukunda n'abahungu n'abahungu wakundanye n'abakira koko twumva kumbaza ngo n'abaki oye kwa kuravuze gukunda nyine ari gondo zitandukanye. Okay, ndikubwiza aho mwako izo n'abakobwa yego. Okay, ndakunda tagiye ko n'abahungu mfite imyaka papa anyumva ndabimbaye muri kiganiro turabishangira kuri papa 18 ari umutora njyaga 18 nito neso kuri single ufite imyaka 18 akora cyari single nambarange bacyari siribatera. Okay, nkamubaza ikibazo ubibona uti inshuti ubona couple inshuti zawe zatwitse wowe uri single uri wenyine ubibona ute? Ubona nari ubigutera njye gucyumva ngasenga usikarira imyaka ingahe 18 ukabona bangahe? Yego ni benshi urubakangaye mu wanyu mando wa 8 ntabwo mbizi neza ko byatsafa ababyeyi bombi adu nose mu bantu mubana cyangwa barumuna bawe bashiki bawe bakuru bawe mubana gute bafata gute? Tubana neza mbafata nka brother mbafata nka maniga yanjye sister wanjye bafata nka maji nk'abana banjye. Ugereranyije ukuba n'ababyeyi bawe nk'ikihe kintu nyine bakubwira kikakubabaza cyangwa wowe n'ikihe kintu ukora kikababaza cyangwa kikaba cyababangamira? Ntabwo mbizi ikibabaza ababyeyi, ntabwo ibibazo ababyeyi biba bihari right ako nyine
jewe sinzi nta kintu bajya bakora ngo bajye bambwira ngo kimbabazi kuko niba batsinze bakumva nakavuga don't do that, that's not good, ibintu nk'ibyo nkabireka. Nose mu myaka 18 yawe ko mbona umaze kuba mukuru kujya hejuru kandi mu bantu nzi mungana n'abafite imyaka 18 bakaba bafite abakunzi ngo iyo babonye bigenze ngo cyangwa bari kubapropose mfite umukunzi ariko nawe wita umukunzi boyfriend nyine muri wumva umeze gute ubu mbese uri kwimva gute ndamukomeje mu kivandi be honest uvugisha kureka kubesha ndababara n'ukuri none se muzaze mu propose nzatambuka yes noze bazaba batampropose nzi propose se base babibone none sika abantu benshi bavuga ngo uriyemera ngo ntabwo bavugisha ubwo nyine iyo bavuga ngo uriyemera wowe nyine ni iki wakora ubwo nyine abantu babona kutiyemera nda first time tukavuga okay to be honest bambeshira simuba muri kumbeshira ntabwo nze nemera abanzi bose babizi ko nemera n'abadamira ngo ndemera buriya ntabwo banzi muzanigere neza mva muzatamvuga uti umwana kabisa ntabwo yemera none se iyo umuntu umwe cyangwa umuntu abantu barenze umwe bavuga ngo urirata bakubeshira okay se kumure gute ntabwo ndi kugushinja njye ndimo kukubaza ntabwo ndimo ndagushinja ntabwo niyemera ubwo nyine nabivuga ntabwo banzi nyine no so okay wowe bananiyemera okay njye uko wenda uko nkubona kuko ntabwo najya gutaka ngo uri mwiza cyangwa ngo uri mubi bitewe nuko nkubona tubana mu nzu ntabwo wiyemera ariko uko abandi hanze bakubona numva bavuga ngo uriyemera kandi itari ngombwa ko wenda baba bivuga mbese ubu ubona babiterwa n'icyo kuvuga ndemera okay ntabwo bamenye koko ntabwo yajya bivuga wowe ntabwo baza kugwita icyo okay oya bazavuga ndemera ko ntajya nsubiza se sinzi genda subiza ahubwo kamabwira mujye munyandikira n'ukuri ntabwo niyemera ndende umwana mwiza ababutuvugana barabizi rero ntabwo naye mfite akabazo wenda bavuga ko yemera bitewe n'impamvu none se kamubaze kanyine mbabazi ikibazo ko muri babiri ubifata uteyo iyo umuntu akwandikiye se akwandikira nka buno good morning neje akwandikira nejo yaho wowe no tuvuge wenda uramusubije wowe n'urafata n'akanya na kamwe uvuga ati uyu muntu aranzirikana aranyandikira mu gitondo nejo niwe wanyandikiye gute utafata umwanya ngo ubu wa mbere gustaringa conversation abantu bahera ngo uriyemera wabyumva ute okay njyewe uko mbyumva burya umuntu aguhaye umwanya we uba ugomba kumuha umwanya wawe kuko muri uwo mwanya bayaguhaye hari byinshi bakugombye gukora akabika kuguha umwanya wiwe rero iyo bigenze nk'uko nawe wa mu mwanya wawe niyo byaba iminota 2 cyangwa 3 ibihagishwa mu mwanya kandi wabyumva kandi ukunda kuryana amasini ntabwo njyana amasini njye nakujya amasini se bigenze biti cyane ntabwo ndi umusitari ngo ndaryana amasini ibyo bikora abasitari kandi ntabwo ndi umusitari ntabwo ndirimba ngo ndi umusitari ngo ndaryana amasini I don't do that ariko ikintu njye nabivugaho hari abantu yego badasubizanya akakandikira ukamusubiza nyuma nta kintu uri gukora pe ukamusubiza nyuma y'amasaha 8 ubwo ni icyo ushaka kugeraho cyangwa umuntu akakwandikira ukabisobanura umusubizo ni ukuri mu nzira ibyo bintu ni ibiki koko ni ibiki oya sibyo ntabwo uravuze iti ngo abantu baryana sina abasitari no ntabwo ari abasitari ariko nyine njye nshatse kubabwira ko nta kintu n'icyo kubyo naryo umuntu sindi umusitari ngo ndabikora abaryana sini arya umuntu sini byagenze ute habaye iki none se njyewe ntabwo first of all like ibyo ngibyo ntabwo njya njyana sini ngo ndabimenya sibyo sini sajya n'ibiki nyine umuntu kukwandikira n'umusubiza right ndabizi ariko njye ntabwo ndabikora ngo ndabimenya ariko nyine ntabwo nzi ikintu cyatuma udasubiza umuntu pe nimba ufite ibintu by'umuntu ukakwandikira ibyo umusubiza n'undi ntabwo azaba ntazi ko ateganya nose kate ufite imyaka 18 right nose wumva wenda mu myaka 25 iri imbere kandi uzabageze kuki bisi ntabwo ati nize ndizo ufite umuzi kwa barageze naka 25 kandi nyinshi vuga 5 ubwo 25 gusa 25 ntabwo muzitanga ino ubwo ufite 18 ufite 18 right umva ngiye mwaka nzaba mfite amazu ndumva kuvuga ni you know nzaba mfite amazu nzaba ndumukire mbese mfite family nyine nzaba naragafashe tu ego nose wumva mu nzozi zawe uramutse ugize nk'umugabo wumva wagira umugabo umeze gute mwiza w'ibogari ufite 6 pack oya nyine mwiza kudanoza nyine bakavuga kwisi na muntu mubi hari nyine mwiza kuri ndi kuri wo ntabwo mbizi ariko si ubashaka n'umuntu w'inzobe urukara byibushe ananutse ashobora kuba ari umuzungu ashobora kuba ari inzobe iyisanzwe ashobora kuba ari urukara ari igikara
nariba inzu as long as oh yeah it's okay as long as mukunda it's okay. No se umva mu myaka 5 iri imbere ndo waba ufite nk'abana bangahe nimba atari bana batatu babangana bane ego no se wenda ukuri myaka uvuze imyaka 5 cyane babiri no se ukurikije nk'abavukanyi bawe mufite ubana nabo gute cyangwa wumva uwo uramutse ugize abana baga nk'abana bangahe tubana nje Imana nshaka abana bane babiri abakobwa babiri abahungu Imana nifasha umukobwa muhungu no se ko nzi kandi benshi bakunda impanga waba ukunda impanga ndazikunda cyane impanga abakobwa nahungu ndazikunda impanga bose urazikunda ya nanjye impanga ndazikunda urakazigira murakoze kandi mfite ikibazo cy'nyine abantu bakundana mugakundana wenda umukobwa akibonera indi bogare nyine wakunze kuruta boyfriend wiwe nango mugakabona undi mukobwa uruta umukobwa wiwe hama gatamubwira bafate break atamubwiye the reason why mushaka kwitekerezaho wowe ubyumva gute mufate break ubifata ute break mbese ibintu byo dufate break murakubye mukundanye ngo mufate break ntabwo by'ukuntu bimeze mbese uri kubona ari gucenga uwo muntu nyine aba ntago bakigukunda aba yarabonye undi wowe byumvute murakubye ngo mufate break ntawe mwatonganye kubona ari guhinduka byumvute nanga sutekereza iki okay uko mbyumva bigenze nko bati bafate break ni nkaho yakamubwira ati ntabwo ngigukunda ko nabonye abandi uko ntabwo umuntu yavuga ati dufate break ntarize ni wayihari uko nimba uvuze dufate break haba ari n'impamvu runaka ugomba kumubwira ntabwo wapfa kugenda uvuga ati ngo dufate break nta mpamvu ihari ntabwo byabyumvikana kamubaze none mbese ufite boyfriend nkuko wabivuze atuye muri Bafara ntabwo yatuye Bafara none se kamubaze none uri kugenda nyine nka gutya Tubury Street samiraje ugakubitana nawe ari kumwe n'umukobwa ari kugucitinga wabyifatamo ute wa reactinga gute mbese okay ngiye ikintu nakuba namwegera nyine nkamamaza impamvu yabikoze nakumva impamvu ifatika byaba nk'amabajyaho ndimo excuse me ukababarira nyine hari igihe umuntu akubwira rize ni yiwe ukumva wenda irumvikana cyangwa akubwira impamvu runaka nyine ariko bw'impamvu ukumva irumvikana baramubabarira ni wowe nyine utumvikana ukavuga ati ndamwibye katoba byumva utumukacinza ari kuguciringa wabifata ute warira ntabwo nakubita ko namubwira nagenda nkamubwira ni nyine ibyo twabwira ni ngenda tukabivugana ariko of course nyine ntabwo mbizi kurasa kato mfite ikibazo uri single sibyo none se mbese umuhungu ubona ukavuga ati umuhungu twakundana kabisa uko yaba ameze se type yawe ni iyi mu w'inzobe ubyibushe unywa inzoga unywa itabi mbese tugeretse umuhungu ureba ukavuga ati nguyu kabisa twabijyamo Imana itanga umusore akazo cyangwa kubaza wenda umuhungu ufite boyfriend cyangwa umuhungu nta ufite ese ukeka ariye mpamvu wenda boyfriend acinyuma girlfriend wiwe niyo mpamvu ituma mucinyuma yewe ko mbizi impamvu wenda hari ikintu aba yagusabye ntukimuhe bikabonga ko akureka arangwa akabona undi umuntu hari igihe bafite ingeso umutwara wenda uba ufite ingeso nk'uko atsabivuze like akabona watabyihangana akabari no wapi turangizanye kuko n'undi ntabwo nabivamo mbese haba hari impamvu nyinshi ituma umuntu akwanga nangwa utuma mu breaking up none se wowe ufite boyfriend kaze bazi kibazo wenda se ngubu ufite boyfriend wakurikira ugatasa kuguca inyuma ikintu nakora namukunda namwubaha naba proud yiwe tukagirana inama nyeka nago kandi nkaniyubaha kuko nifashe nabi yajya mbyira ibintu byose bibonetse n'ubugoryi nagomba kubikora kandakanira n'ukubahana tukarespect kubera ko uje umukunzi wawe kuvuze ngo tuye Bafara kutajya umupostinga kutajya umwereka mbese ko umusha nk'iki kubera ko utamwereka kuba ufite boyfriend wawe cyangwa kuba utamupostinga ntago iryo baravuga ati n'umutima uzira ifoto yayo iki umutima ntabwo byose kuvuga cyatse kuvuga ati kuba ufite umukunzi ntabwo wakora umupostinga ati ngo nguyu ngo ni umukunzi wawe cyangwa niki icyambere nuko bari ku mutima wawe none
none se kakubye nimba uzi kuba mufite wenyine uri proud yo kuko utamwereka abantu ugiye tinda gupostinga ndetse kudupostinga ngo happy friday ngo happy birthday ariko iwe nawe yagira birthday ntabwo udupostinga ugiye ukunda umuntu uramwereka ntabwo umuhisha uramwereka njye kuba mfite boyfriend ndi proud yiwe utamupostinga kwa ntamupostinga kandi ntibivuze ko ntabwo ntamukunda ntari proud yiwe twereka ifoto y'akano kanya nimba ntacyo mutwaye twereka ubimba je ndamwata mfanya mutepeleka ifoto y'akakanya nange mfite ikibazo se mwaba sister turaba sister dufite guhishanya amabanga ukumva ko wagira boyfriend nk'umuntu kuri sister wenda arashobora guhura ngata mupofoka tu nkamukunda uzi umukunzi rero ntagukunda ikibazo ndangiza ubifata uteye ugira boyfriend kandi amuraniye imyaka imeze gutyo utamuintroduce ngo kuba sister bawe nawe ngo niki mbese tumenyane tu niyo tutaje tuvugana ko tukamenyana kuryo nawe nkavuga oh uyu ni boyfriend niti ubu wumva umeze gute niye mpamvu utabyira aba sister bawe namutwereka ifoto basi tumumenye okay sibyo ni ikibazo mbaje ni cyiza kandi no ufite boyfriend cyangwa ufite iki ntago bivuze ko wenda waje gukora akantu ngo manze wabwira aba sister bawe kandi no kuba ufite boyfriend wenda mu atarababwira suko badanye kubabwa ko niki no kwigiye kitaba kitaraka ngo wenda ngabe yababwati ngo boyfriend ni kujya mutazajya gukora mu nza nyureho ubona igihe kizagira ryari mutubyire oya igihe cyonyine natayige nago ariko nyine muzamenya soon okay inama nabatira nyine nk'aba sister namwe mugomba guhishanya tuye tubwirana ibitubabaje tubyana amabanga wenda hari igihe umukozi wanje bakumurira akantu gatamubuka ngakora ikintu kikamurakaza gatuma dushwana katujye twizerana tubyirane werekana umukunzi wawe kuryo wanagira n'ikibazo ukaza kugisha inama byo muri kagushanya amabanga nagari byiza niyo mpamvu nange mugize nago nayibatera ko nakintu mujya mumuzira kwere ubona mu myaka yanjye ndi umuntu waza kuvuga ati ngo sura mfite boyfriend ngo twagenya akabazo kanaka ubwo ndamutse nje kubwira uwo nyine nka murumuna wanjye wamfashe cyangwa ngiriye inama ndabizi nawe mpamvu bivuze ngo kunzi utabinzira ubundi ntabwo mubyarana ntabwo tujye tubyarana nakubyira mu gashwana uvuga ntabwo ari wabura umwanzi wanjye nshobora kukugira inama nkubwira ati kora gutya ukavuga ngo nanjye ndamukunze wenda nka gutya tuvuga gucirinze nkumva iyo mpamvu uretse nkakubwira ati mureke niki uzabona abandi ntago ari uwawe ukavuga nawe uramukunze ndabizi uramushaka nshobora kugira inama rimwe na rimwe ukayanga so numva wasanga ariyo mpamvu wenda utajya unabivuga utajya unamwita udushinzwe gusigaye n'ikigero uzamutubwira tu okay ntago ari uko muvuga cyangwa ngo ntinya ngo mwamukunda kandi burya ntago kandi hagenda ushaka kugenda n'ubundi bundi baravuga ati burya ngo umugabo n'umwana w'abandi sibyo ntago nawe uri umwana w'abandi okay ndi umwana w'abandi ntago tina kuba ntabeka boyfriend yisuko mbana kuba mwereka kandi ashatse kugenda byo ntago umuntu wamuganye ko agashaka kugenda azanagenda kandi ntago azamushimikize ko ngo umunye ko gatadashaka kugenda niba agiye uramureka aragenda nyine ko ntago ari uwawe okay rero ikiganiro cyacu kiri kujya ku musazo twaganiriye kenshi cyane niba mushaka ko twongera kugaruka tukongera tukavuga ku buzima busanzwe mu commenting hasi mutubwire and then tuzagaruka mu kindi kiganiro rero mwakoze kudukurikirana mukomeze kugira umunsi mwiza mudufollowing mukomeze mukore subscribe n'aba basezera bafite cyo kwabye yego murakoze cyane nimugire ikibazo mushyire comment turahari nyine tuzagaruka nyine namushaka ko tunagaruka murakoze mukoze mugira ibihe byiza kandi munadufollowing ko nababwiye amazina ni Solange M34 Solange M34 murakoze murakoze abari kudukana mwese murakoze kandi turabasuhuje aho muri hose abari mu Rwanda abari mu bihugu bitandukanye twasuje kwatibuka amazina yanjye nitwa Mutuzo kandi mwibuke gukora share comment na subscribe na like murakoze cyane